Ibi bintu 10 nubibona ku mukobwa musore niba uzi ko ufite umukobwa mukaba mukundana kandi muteganya kuzabana nk'umugore n'umugabo, uwo mukobwa rwose ndagusabye ntuzamugire umugore. Nuramuka ubonye kimwe muri ibi bimenyetso 10 ngiye kukubwira ukabona ku mukobwa ubizi neza ko umuteganyaho kuzamugira umugore mu gihe kiri imbere, ndagusabye rwose umukobwa ntuzigere umugira umugore. Ikintu cya mbere, wa mukobwa ukunda ibiceri, umukobwa ukunda amafaranga, ukaba ubona rwose mu rukundo rwanyu ni wa muntu uba ufite iraha ry'amafaranga, wishakira amafaranga, ushaka ko mugurira, ushaka ko musohokana, ushaka ko mbese ari wa muntu wifuza ko amafaranga yawe yahora asohoka kandi akajya mu bintu by'urute bidafite umumaro. Rwose sinkubeshye umusore, icyo gihe uzamenye ko uwo mukobwa nta gahunda afite, mbese ntakiri. Ikindi cya kabiri, kubana n'umugore ubizi ko atagukunda. Urugero, urabizi ufite umukobwa murakundana kandi mu by'ukuri urabibona neza ko atagukunda, ntushobora kumusaba ko mucana ahantu mu isantere muri kumwe, ntushobora kumusaba ko mutemberana, musohokana. Ni wa muntu mbese uhora wumva nibyo aragufite, ariko nk'uko natangiye mbivuga kuri po ya mbere, hari icyo agukeneyeho, hari icyo yagukundiye, hari amafaranga yagukundiye. Niyo mpamvu rero icyo gihe rwose nuramuka ubonye ko uwo mukobwa atagukunda, ushatse warekura, kuko igihe cyose ukomeje guhatiriza biba bizakugiraho ingaruka. Urabizi neza ubanye n'umukobwa, urabibona rwose mu bigaragara, urabibona neza ko atagukunda, uramenye uwo mukobwa ntabwo ari uwo kugira umugore, ibyiza wamureka ugafata undi. Ikintu cya gatatu, uba usanga ari wa mukobwa wikundira ibirori. Yasohotse, nihe habaye ikirori, nihe habaye ubukwe, nihe haje umuhanzi, nihe habaye umupira, ibintu nk'ibyo ngibyo ugahora wumva ari wa muntu mu mutwe we. Iyo muganira kenshi nta handi hiberemo ibirori, ntashobora kuza ngo yicare muganire nk'umuntu muteganya wenda mufite imishinga myinshi yo kuzabana, muri bizabana bagiye kubana bafite imishinga myinshi, bafite ibintu byinshi bagomba kuganiraho, ariko icyo gihe ntabwo aguha umwanya wo kuganira kuri ibyo bintu. Aho kuba wumva iyo muganira kenshi abakubwira ahantu hazaza umuhanzi, abakubwira ahantu hazabera umupira, abakubwira hoteli nziza, abakubwira ahantu hari pisine nziza, icyo gihe nyine ugasanga ni wa mukobwa rwose uramutse ugize umugore wazasanga ubuzima bwawe bwose wicujije. Rwose icyo gihe nuramuka ubonye uwo mukobwa ari wa muntu mbese aba ari inkundarubyino, aba ari ya nkundarubyino, ari wa muntu nyine wumva ahantu hose byacitse naho ngaho aba yibereye. Ariko igihe aba abizi neza ko mugiye kuzabana mukabana nk'umugore n'umugabo, naze ngo guhe wa mwanya, naze ngo muganire, mugire n'ibyo mugira ute mutegura. Rwose musore, nuramuka ubonye umukobwa ugaragaje icyo kintu, unabizi neza ko mufite ho umushinga umuteganya kuzamugira umugore, icyo gihe uzahita ukuramo akawe karenge, uwo mukobwa nawe azabavuga. Icya kane, wa mukobwa wakoronijwe n'imbuga nkoranyambaga. Mbese ni wa mukobwa ubyuka yapostinze, ese abantu bakunze ifoto yanjye ni bande, ese ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga ni wa muntu uhora mbese yibera ku mbuga nkoranyambaga, nta mwanya abona na mutoya kuba yaza ngo aguhe umwanya muganire mugire ibyo mutegura. Oya, aho ko yabyutse yapostinze nihe ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga ni wa mukobwa nyine wibera kuri izo mbuga nkoranyambaga, wikunda byandi byacitse. Uwo mukobwa nk'uwo nguwo rwose nuramuka umubonye icyo kimenyetso, uramenya uwo mukobwa ntuzamugire umugore, kuko umuntu nk'uwo nguwo nubwo wakora iki, ntabwo wowe ushobora kuba wagira ute, uba ushobora kuba wamushimisha. Umuntu nk'uwo biba bigoye kugira ngo umushimishe, kubera ko aba afite imbaga y'abantu benshi bamukurikira, bamukunda, bamwereka ko bamwitayeho, ndetse n'iyo abyutse na postinga barabimwisaba bite ko utakubonye, kutagize ute, kugira ngo rero wowe umushimishe, kugira ngo yumve agukunze biba bigoye cyane. Nta kintu wakora ngo umukobwa nk'uwo nguwo umushimishe. Aba afite abantu benshi bamushimisha, aba afite abantu benshi bamwitayeho, aba afite abantu benshi bamubwira ko bamukunda, aba afite abantu benshi bamubwira ko bakunda ibyo yambara, bakunda kuko umwene wa ngo usanga n'ibiryo agiye kurya apostinga agashyiraho, niba haravuye hanagiye he arapostinga. Icyo gihe rero ubusanga kugira ngo umukobwa nk'uwo umushimishe, umusore rwose. Ikintu cya gatanu ugomba kwitondera ku mukobwa ushaka ko azaba umugore wawe, cyangwa se wifuza ko muzarushingana, cyangwa se wa mukobwa nyine wumva azakubera mama w'abana. Ni wa mukobwa ukunda abantu bose, cyangwa se utanyurwa, reka mbivuye gutyo, wenda wa mukobwa utanyurwa. Ubu usanga
yaba ari inshuti zawe, wari wa muntu ihorera mu basore, mbese wa muntu utakwitaho niko navuga, wa muntu wumva ahora ararikiye abandi bantu, kandi koko nyine uko bararikira niko isa ku isaha yanabaha n'umwanya mu gihe yaba atakuba. Uba usanga ari wa mukobwa mbese nyine witaye ku bantu bose, yaba inshuti zawe, yaba abo baba bari kumwe, abo bakorana, mbese utamenya gutandukanya, n'ababibona batatandukanya bamenya ati ese sheri we ninde, kuko uba usanga buri muntu wese amwitaho. Kandi burya sinkubeshye, umukobwa aba agomba, cyangwa se umudamu aba agomba kwita ku mugabo kurusha abandi bantu bose. Niyo mpamvu rero icyo gihe uwo mukobwa icyo kintu ntabwo aba akifitemo, aba yumva we ari wa muntu nyine, mbese umuntu wese uri aho ngaho wese bamushimishije, bumva nta kibazo, uko yamwigiraho kose, yamwurira, yagira ute, nyine ugasanga abantu rimwe na rimwe banabyibaza, kuko baba babona nta mwanya wakubonera, nta nubwo banakwitayeho. Icyo gihe rwose umukobwa nawe mukubibonye bimeze gutyo, umukobwa uzamukatira igenda. Ikintu cya gatandatu uzitaho ku mukobwa wumva wazakubera umugore, cyangwa se uteganya kuzabana nawe, cyangwa se uteganya kuzashaka, wa mukobwa ukoresha ibiyobyabwenge. Igihe cyose ubonye ko umukobwa mugiye kubana ari wa wundi mushobora gusohokana, ukabona ashobora kuba yasinda, rimwe na rimwe ukanataha umutwaye mu maboko, cyangwa se ukanamucyura ukamugeza mu rugo, wenda kuko wowe umufitiye agatima, uba umukunze, ukaba wamutwara mu maboko ukagenda ukamugeza mu rugo. Ndagusabye rwose uwo mukobwa ukimubona gutyo, ko ashobora kunywa bikagezaho wowe ubwawe umwitwara, kuko iyo urebye mu bigaragara uba ubona we utashobora kuba yakugeza hehe, yakugeza mu rugo. Icyo gihe uwo mukobwa kuko ntuzamugire umugore, kuko uramutse umugize umugore wazicuza nawe. Kuko murabibona, tekereza kumva umuntu igitsina gore cyasinze kugeza ku rugero rwaho umutwara mu ntoki, bamutwara bamurandase, ejo uwo muntu ukamugira umugore, umbwira ukuntu utazababara. Wa mukobwa ukoresha amatabi, mbese ibiyobyabwenge byose mukobwa ashaka kuba akoresha, icyo gihe umukobwa ushaka kuba ubikoresha, umukobwa ntuzamugire umugore, kuko numugira umugore uzabyicuza. Hano hanze hari abagabo benshi bamaze guhura n'izi ngaruka, ibi bintu ndi kubabwira bamaze guhura nabyo. Wenda wowe urize kumva iki kiganiro, hari amahirwe uraba ufite, kuko uko bisa kose umuntu wabyumvise abatandukanye n'umuntu utabyumvise. Unabirenzeho yaba ari ukutumva, ariko nekereza neza ko iki kiganiro hari byinshi cyahindura ku bantu bateganya kuzashinga ingo, kuko abamaze kuzishinga bo uyu munsi ziri gusenyuka, tugenda tubyumva, zirasenyuka, bari kwicana, batandukanye. Ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba byanatuma ukora ibintu bishobora gutuma ubuzima bwawe burangirira hehe, burangira muri gereza. Niyo mpamvu nagusaba, cyangwa se bikarangira unabuze ubuzima, ko harimo ababikora nabo ubwabo bikarangira biyahuye, kugira ngo wenda hari batajya gufungwa gutyo. Niyo mpamvu rero umukobwa unywa inzoga ashobora kuzatuma uhura n'ingaruka zimwe muri izi ngizi maze kukubwira mu gihe cyaba kiri imbere. Niyo mpamvu rero ugize amahirwe ukabibona mbere, uwo mukobwa ntabwo ugomba kumugira. Icya karindwi ugomba kwitaho ku mukobwa ugiye kugira umugore, wa mukobwa wiyumvamo uburanga butangaje. Ugasanga umukobwa arabizi, mbope ni mwiza, biragaragara, barabimubwira, nawe ubwe arabizi, ariko ugasanga byarenze urugero rwo kumva ko noneho ari mwiza bitangaje, kugeza ubwo nawe ubwe abyiyemera, abyirata. Icyo gihe uwo mukobwa nuramuka ubibonyeho ubwo buranga, akabwirataho gutyo, akakubwira ko ari mwiza, mbese nawe ubwe akabyitaka, akabyirata ku buryo abiratira n'abandi. Icyo gihe uwo mukobwa ndakurahiye ntabwo yavamo umugore wakubaka, kubera ko ni hahandi uba usanga nibyo umukize mu rugo, ufite n'ubwo bushobozi bwo kumwitaho kugira ngo ya sura yikomeze ibe nziza, ariko se tekereza mu gihe hari wenda ubushobozi bwatumaga ibyo bigenda neza, umunsi bwabuze, ni hahandi uzasanga aguhindutse. Ni wa wundi utabwira ngo ugende ugere mu murima ujye guhinga, ni wa wundi utabwira ati genda ufate iriya ngurube wenda ukuremo, ukundurure, uvanemo iriya myanda y'ingurube iba yagize, ntiwamubwira ngo nagende kukira inka. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose kubera ko aba afite ubwiza adakeneye kugira ite bakwangirika. Icyo gihe rero iyo umuzanye uba usanga rimwe na rimwe uhura n'ingaruka zo kuba utarabanje gushishoza neza. Niyo mpamvu rero nagusaba, igihe cyose uzabona kimwe n'icyo kimenyetso navuze, ugomba kugira ute kubyitaho kandi ukabiha n'agaciro, kubera ko uyu mwanya tuvugana wenda ndazi kubibona muri komenti baze kutwandika batubwire, ariko harimo abantu benshi bamaze kwicuza,
bamaze guhura n'ingaruka z'ibi bintu ndimo ndababwira. Wowe rero utarashaka, wowe utarazana umugore, ufite amahirwe, ufite ndetse ukaba wumvishe n'iki kiganiro, ufite byinshi ugomba kugenderaho mu guhitamo umugore mugomba kubana ubuzima bwawe usigaje. Kubera ko buriya wahubuka ugakora ikindi kintu, wahubuka ukajya muri bizinesi, wahubuka ukagura moto, wahubuka ukagura imodoka, wahubuka mbese ukagura ibindi bintu byose ushaka, ariko niba ari ikintu kibi kibaho kibabaza ni uguhubuka ushaka umugore, cyane cyane utaritaye kuri ibi bintu ndimo ndagenda mbasobanurira. Niyo mpamvu rero mwa basore mwe, ni amahirwe navaho tuba tugize kumva iki kiganiro, igihe cyose waba wacyumvishe uba ufite andi mahitamo yo kongera ukagenda ukareba neza umukobwa mukunda, no ukareba ko ataba afite bimwe muri ibi bintu nagiye mbabwira, muri ibimenyetso nagiye mbabwira bishobora kuba byagaragaza umugore utakubaka urugo ngo rumere. Icya munani ni wa mukobwa utubaha kandi utagira ikintu atinya. Namwe murabizi rwose, hari abakobwa usanga bifitemo ikintu bise agasuzuguro kajejeta, utubaha, utagira ikintu atinya, wa wundi neza ushobora no kujyana nawe mu rugo, wenda wagiye kumwereka ababyeyi, wenda wagiye kumwereka abavandimwe, wagiye kumwereka inshuti, nawe ubwawe ukaba ufite urwikekwe rw'amagambo araza gukoresha muganira n'abo bantu. Ushobora kumva rwose ngo mvateruye ijambo risuzugura umuntu rimukubita hasi, handi neza rwose bashobora kukunyuzamo ijisho. Icyo gihe rero umukobwa usuzugura umukobwa nk'uwo nguwo rwose ndagusabye wa musore we, umukobwa nk'uwo nguwo naba ari uwo kugira umugore. Murabizi harimo abantu baba bifitiye ababyeyi bivukira mu cyaro, ushaka kumutwara rwose wamugezayo yababona, yareba ukuntu bameze, murabizi ukuntu baba bihingira, bita ku matungo, mbese ibikora utundi turimo twose two mu rugo, ugasanga rwose ahise basuzugura uko bameze, uko bari. Icyo gihe kandi bitangira gato gatoya, niba atangiye asuzugura utuntu tworoheje, na bya bindi nyine iyo bigenze gutyo yageze ku babyeyi nabagirira impuhwe, abari wa munya nibi n'abayifitemo, nta n'ikintu ugomba gukora ngo agire ute ngo abihindure. Niyo mpamvu rero uba ugomba kureka umukobwa nk'uwo nguwo ugashaka umugore muzubakana urugo rugakomera. Buriya umuntu muzabana aba ari umuntu wo kwitaho ku tuntu twinshi, kuko niyo mpamvu nawe murabizi mureba amadevoruse agenda aba, mugende mureba ingo zitandukana, mugende mureba abantu batandukana, ibintu mureba abantu bicana ukuntu bangana, kubera iki utwo tuntu ko tugenda dukura. Ariko ibyiza rero bajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu iki kiganiro mba nyikoze kugira ngo basi kigire abantu cyaza guhindura, bityo twubake sosiyete abantu babifuza. Ikintu cya 9 uzitaho ku mukobwa ugomba kugira umugore, umukobwa utagira isuku. Rwose basore mbabwire, umukobwa utagira isuku nta kintu kiba kirimo. Aba ari n'ikibazo gikomeye cyane. Buriya abantu benshi isuku bajya bayisuzugura, ariko isuku nyine baravuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima. Igihe cyose rwose umukobwa adafite isuku, atiyitaho, ni handi ugera mu rugo ugasanga ibintu byose rwose birajagaraye, bimeze gute, amasaha, ibintu nk'ibyo ibintu bitogeje, ibintu iki, usa n'undi wica muserera mupfa kugira ute, mupfa yasuku. Ubwo burya isuku ihera ku muntu. Umuntu utagize isuku se yagize isuku mu rugo? Niyo mpamvu rero umukobwa utagira isuku rwose, uwo mukobwa ukabibona, icyo gihe rwose uzamenye ko uwo mukobwa umugeze umugore wazababara. Isuku 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 ku mukobwa aba ari ingenzi. Niyo mpamvu na kubwira musore, nuramutse ubibonye ku mukobwa mukundana ukabona isuku rwose ni ikibazo, ushatse nakuramo akanjye karenge, nta mpamvu yo gutinda. Ikintu cya 10 utagomba kwirengagiza ku mukobwa ugiye kugira umugore, wa mukobwa utiyuba, wa mukobwa utikontorora. Mbese nava ni nyamugiyo bigiye, aho mujyanye nihajya, mbese ibyo wavuga byose yego nibyo ngibyo, nta gitekerezo, nta nama, naki, nuko nguko. Icyo gihe uwo mukobwa rwose uzirinde kuba wagira ute, wamugira umugore. Kabone nubwo yaba ari wowe ubwawe, mu byo ugomba kubupanga, mu byo mugomba kumuvugana, abagomba kugira ibyo yemeza ndetse akajya n'ibyo agira ute, n'ibyo ahakana. Ariko ubusanga umukobwa nk'uwo icyo umubwiye cyose ni yego 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 yego, nta oya, nta nama, nta gitekerezo yagira ute, yatanga. Icyo gihe umukobwa nk'uwo mbese nubwo aba yiyubaha, ntabwo aba yiyubaha, ubusanga nyine abamujyanye ajya iyo ngiyo, umugaruye agaruka, umubwiye hari agenda, nyine ugasanga niwo mukobwa utashobora kwifatira icyemezo, utashobora gukaruma, kukikaruma mu kibazo runaka, nawe afata icyemezo avuga ati biragenda gutya. Mbese ubusanga nyine aho bamujyanye hose ajya aho ngaho.
icyo gihe rero urumva ko rwose uwo mukobwa umugeze umugore wazababara ubuzima bwawe. Niyo mpamvu rero tuba twateguye ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo bibafashe cyane cyane ku bantu bataragira ingo, kuko ubu usanga bamaze kuzigira bo uyu mwanya turasubibona muri comment baraza kutwandikira, ariko ubu usanga ingaruka baramaze kugira ute, baramaze kuzibona. Kandi uko twabivuze nyine, uzirinde kuba wahubuka mu gushinga urugo, kuko urababara, ubuzima bwawe burangirika. Buri muntu wese abaho afite future, yumva hari uko yazaba ameze mu bihe biri imbere kandi byiza bitandukanye n'uko ari uyu munsi. Ariko ikintu gishobora cyonyine kukwangiriza ayo mahirwe ni urushako. Igihe cyose waba ushatse nabi, ubu usanga bajya banga urugo rwiza ngo ni ijuru ritoye. Ntabwo abantu babivuze babeshye. Igihe cyose ufite urugo rwiza utera imbere bikemera, ariko igihe cyose uzazana umugore ugasanga wa mugore ushaka gusubiza hasi, igihe cyose yaba afite zimwe muri izi powe twavuze 10, ubu usanga ari wa mugore nyine ushaka gusubiza hasi, wa mugore wagira ute, wakuzamura. Kandi rwose urugo rufite umugore mwiza, urugo rurazamuka rugatera imbere, mbese ibintu byose ukabona bimeze neza. Ngayo nguko rero, reka nsoreze hano, tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. Nimuramuka mubikunze muzatubwira tubakore n'igice cya kabiri. Murakoze, mujye amahoro y'Imana.